ngereka mpanure yego ubuhanuzi uramenye noneho kuri T-Blaze ubuhanuzi uramfashe T-Blaze umwaka utaha ndasoza kuri Javanix kuko ni byinshi cyane namuvugaho umuziki we aho hagaciro yarawusigasiye niwo muhanzi mu ntara y'Uburengerazuba ushobora gutumiramo high contract sinzi impamvu gusa nimba aba bahanzi baba batumiwe mu mujyi wa Kigali bababwira babaha itegeko bakabaha owning bakabati ngo mbere yuko nza gukora igitaramo muri bare yawe cyangwa muri hotel yawe nta muhanzi wo mu ntara ashaka ko agaragara kuri affichage igino platform yabonye yakabaye yarahise dukubita nk'indirimbo nk'ebyiri z'amashusho ubundi hari ama audio mashyashya Kidumu Eli mufite umunyamakuru mwiza umunyamakuru Kidumu aho kuri Ket Radio Gakondo Rio Empire Thierry Adedech the motivator the humble man the Rio Hasara hano ni kuri Gakondo Rio Empire nk'ibisanzwe muri ya gahunda ya update nk'ibisanzwe tukaba turi kumwe n'umwe mu bashoramari bashoye mu muziki wo mu ntara bakaba bamwita are promoter bimeze bite fresh n'amahoro mu ntare wacu music update yaman nk'ibisanzwe rero hano twabazaniye noneho urutonde rw'abahanzi bakora umuziki neza mu ntara y'Uburengerazuba ushobora kwibaza ngo urutonde rumeze gute yaman number 1 ninde urakoze Thierry Adrek nkuko nari nabitangaje mu minsi yashize nabahaye top 10 the best artists in Western Province abahanzi ba mbere beza ngubu part 1 tugiye kuvuga ubusesenguzi kuri abo bahanzi ba mbere beza yego turahera ku mwanya wa mbere tukageze kwa gatanu yego part 1 ni umwanya wa mbere kugeza kwa gatanu part 2 kuva ku mwanya wa gatandatu kugeza ku mwanya wa 10 bakora ubusesenguzi murabona ko mbafite na document angaha kugira ngo mvuge ibintu ntago byoroshye kabisa noneho waje wanarakaye wababaye cyane rwose kuko bano bahanzi ngomba kubaryamaho tugomba kubakubita ubusesenguzi bwimbitse nafashe ibitabo mfashe dictionnaire ndagenda amachat GPT uranariza waraya amajoro urabona ko n'amaso yatukuye ariko gomba guharanira ishema ry'umuziki wo mu ntara wacu music update ibi bintu rwose tugomba kubishyira ku rundi rwego cyane noneho ndabona ku mwanya wa mbere washyize umuhanzi witwa Javanix mbere yuko ngira ikindi mbivugaho ni muntu ki Javanix ni umuhanzi ukora umuziki mu ntara y'Uburengerazuba ukareka Rusizi ni umujyi wa Rusizi mu mujyi wa Rusizi Kamembe KMB ni umuhanzi ukomeye cyane kandi kuza ku mwanya wa mbere arabimerita guha abantu ingingo byibuze ebyiri zatumye uyu muhanzi umushyira ku mwanya wa mbere mu ntara y'Uburengerazuba hari abahanzi benshi bagiye batandukanye duha impamvu ebyiri zatumye uyu muhanzi umushyira ku mwanya wa mbere Drake mu gutangira ubusesenguzi bwanjye aba bahanzi the best artist in Western Province yego ni ubushakashatsi bwanjye nka are promoter now Drake ushobora gukora top 10 yawe yego ariko mbere yuko nkora ubusesenguzi ntangira ndagira ngo mbwira abashoramari yego bano bahanzi yego ni abahanzi beza bashobora gukora mu bitaramo bitandukanye baho ubutumwa abashoramari reka mbanze baho ubutumwa mbere yuko nkora ubusesenguzi mbere yuko mbavugaho yego abashoramari bakora ibijyanye na entertainment abafite amahoteli amabar amaresitora bakunda guhostinga ibitaramo bano bahanzi nabo ni abahanzi beza bashobora kugira ute kwifashisha kandi ibitaramo bikagenda neza business ikunguka yego kuko birambabaza cyane iyo mbonye hari nk'abahanzi batumiye bavuye mu mujyi wa Kigali ni byiza kubatumira abashoramari ni byiza gutumira abahanzi bamenyekanye mu mujyi wa Kigali ariko badahereye kubi wabo abano ni abantu bafite ijambo rikomeye mu muziki wo mu ntara y'Uburengerazuba ikibabaje ni kimwe usanga tumiye nk'umuhanzi tuvuge tumiye Bwiza tumiye Bushari tumiye Marina yego none kuri affichage ugasanga hari umuhanzi umwe batumiye mu mujyi wa Kigali kandi iyo stage wasangaho nka Javanix araza kwiririmbaho ugasangaho na Biros ayiririmbaho ugasanga na T-Blaze ayiririmbaho ariko abo bantu ntibajye kuri affichage yego
bishatse kuvuga iki? Abahanzi bo mu ntara nta profile nta profile baba bafite, kuko nibura igihamya kigaragaza ko yagenda kuri stage. Icyo ni ikifuzo cyanjye, saba ciye bugufi abashoramari. None se are promoter ubona ari yehe mpamvu ituma aba bahanzi bo mu ntara batabaha umwanya kugira ngo nabo bigaragaze? Ibi bintu sinzi impamvu, gusa nimba aba bahanzi baba batumiwe mu mujyi wa Kigali bababwira, babaha itegeko, bakabaha owning, bakabati ngo mbere yuko nza gukora igitaramo muri bare yawe cyangwa muri hotel yawe, nta muhanzi wo mu ntara ashaka ko agaragara kuri affichage. Ibyo ngibyo byaba bibabaje, ariko nimba ari gucyo condition baba babahaye. Ariko nimba nta condition baba babahaye, nimba Marina cyangwa Bwiza cyangwa Bushara araza kuririmba, na Javanigis nawe akaza kugaragara kuri stage, Biros nawe akagaragara kuri stage, na Tibless akagaragara kuri stage, yego byakabaye bibaye byiza iyo affichage tukabona baba bahanzi. Nibyo kabisa. Asante sana, murakoze cyane. Are promoter rero nk'umwanya wa mbere washyizeho Javanigis, gira ikindi kimwe mu muvugaho bibiri duhite dukomeza ku mwanya wa kabiri. Javanigis ni umuhanzi ukomeye, ni umuhanzi utaracitse intege, watangiye umuziki we guhera za 2014 ndakeka, kugeza na n'ubu aracyakora. Icyo muzi nuko amazi ari we muhanzi mu ntara y'Uburengerazuba ufite collabo zikomeye zigera mu 10 z'abahanzi bakomeye kandi mu Rwanda. Birashoboka si ibyo bintu? Ndetse yambutse n'imbibi z'u Rwanda ajya na Tanzania akubitayo collabo. Reka da cyane rwose. Dukubitere ingere ebyiri za collabo afite za danje. Reka nze nkwe playlist y'izi ndirimbo kuko birakwiye kuvuga Javanigis. Ntago wanca mu ijambo, ngenda agomba kukubwira izo playlist zose, featuring bose ngomba kuba kubwira. Nibyo kabisa, urabyemerewe. Murakoze cyane. Drake, yes, umuhanzi wa mbere wenda navuga bakoranye collabo harimo Bulldog. Bulldog bafitanye collabo. Buddha indirimbo bita Sepera. Reka da, iyo ndirimbo na Javanigis. Ni ya Javanigis yakoranye na featuring na Bulldog. Yabaye na hit man. Cyane. Akaba n'umuhanzi bita n'itsira giko The Same n'itsira ry'Urubavu. Naryo ndariza abanyarubavu barikunda cyane. N'umuhanzi Nessa bakoranye featuring. Nessa Bitkira. Cyane. Bitkira yakoranye na Javanigis indirimbo. Javanigis karenze. Tukaza na nyo bita Karuvani Govinda bakoranye indirimbo. Nibisanzwe ibi bintu kabisa. Kuza ku mwanya wa mbere Javanigis ngewe arabikwiye. No mpamvu ugomba kuvuga ntuje neza nkabikubwira. Bivuge rwose abantu babimenye. Akaza n'umuhanzi bita Bitkira nabo bakoranye indirimbo. Bitkira? Bitkira nabo bakoranye indirimbo. Muhitinzi. Yitwa Nkatira. Komeza. Fireman nawe featuring. Umutipe kari umuhatari. Racine muri Kigali bafitanye featuring bakoranye indirimbo yitwa Champion. Javanigis nyimara kumva ibyo niyo twarekeraho rwose abantu bamaze kumva. Reka mbanze nambuke imipaka. Mr Nice wakanyujije muri 2025 kugeza 2010 Tanzania. Cyane Mr Nice yakoze ibitangaza. Ntago bisanzwe. Aya mateka nza yababwira. Umuziki wo guhera 2005 kugeza 2010. Yego. Fite amakuru menshi cyane. Ubusesenguzi bwimbitse. Bwinshi birahari. Turabubaha kabisa. Nicyo kintu nakubwira kuri Javanigis, indirimbo yitwa Hakuna Noma. Niyo ndirimbo ya mbere narebwe kuri channel ya Javanigis. Aba viewers bajya mu bihumbi 100 bamaze kwireba. Hashize nk'amezi 5 igiye hanze. Yo ni indirimbo ya Javanigis abikuye, kandi kuza ku mwanya wa mbere kubivuga shizamanga nta kibazo, nta kibinera, nta kimwaro. Nago wibeshye kabisa. Kuko niwo muhanzi wa mbere mu ntara y'Uburengerazuba akora mu muziki, mu ntara uzikora mu muziki muri Rusizi, ufite collabo nyinshi cyane, collabo zigira mu 10 z'abahanzi kandi bakomeye mu Rwanda. Nibyo kabisa. Ngo rwose abanyarwanda bamwumvisha, mujye muri comment mukomeze mutubwire uyu muhanzi kuko yarakuye umwanya wa mbere. Nkanjye are promoter mu bushishozi bwanjye kumushyira ku mwanya wa mbere nibeshye. Abanyarwanda mujye muri comment zikeneye ko mudushyigikire. Are promoter nimuvuge uyu muhanzi yarakwiye kujya ku mwanya wa mbere. Babivuge rwose muri comment. Wenda soza kuri Javanigis kuko ni byinshi cyane namuvugaho. Umuziki we aho hagaciro yarawusigasiye. Niwo muhanzi mu ntara y'Uburengerazuba ushobora gutumiramo haye contract. Yego. Contract akawukubita igitaramo kidasanzwe kabisa. Uretse ngewe ashobora gushyamo imiyaga. Yego. Nateguye igitaramo akabati ngo umwana we wacu. Yego. Ndaje umusupportinga.
muri event wateguye ndaza ngo supporting ngenye nyine yashyamo imiyaga ariko si hari mwifunga umwana we wacu bizamo nabyo sinamenya ariko ndabizi ko Japanese ni umuntu witonda ni umuntu ushobora kuza afite discipline mu byo akora ko muziki uzi n'imvune z'umuziki wo mu ntara. Reka dukomeze ku mwanya wa kabiri rero. Urakoze Adrek ku mwanya wa kabiri Biros nawe n'umuhanzi mukuru. Wenda mbere yuko ugira icyo umuvugaho abanyarwanda nabanza nkababwira ko yari umuhanzi ukorera umuziki muri studio ya IG Record, afite rebo Gakondo Rio Empire, akaba akorera no kuri Gakondo Rio Empire, akaba ariho wasanga imiziki igiye itandukanye rwose, are promoter. Dukubite detail byibuze eshatu. Biros ni umuhanzi wakoze umuziki guhera 2016 kugeza na n'ubu aracyakora consistent. Ariko icyo nava kuri Biros yamaze imyaka 2 yaravuye mu muziki yavuye mu muziki bitewe n'impano yiwe. Byagenze nyine yagize abona pose, hari igihe ukora umuziki nta nyungu kuko umuziki wa kera bawukuraga nka hobbies kwishimisha. Abonye bitari kuvamo ari gushora amafaranga menshi atari kunguka, nta bitaramo biri gutegurwa, nta no kuvugwaho, wera nta no kuvuga ngo namupromotize cyangwa yabonye promotion, ugasanga ari gutakaza amafaranga menshi cyane. Afata icyemezo cyuko abahagaritse umuziki imyaka 2 yose. Ariko icyo nabonye aho yinjiriye muri Gakondo Rio Empire, ubona ko noneho umuziki yongeye agashyiramo imbaraga nyinshi. Urabona ko none ari guha abanyarwanda imiziki myinshi igiye itandukanye. Nyuma yo gusinyama amasezerano na Gakondo, kugira amasezerano n'inzu itunganya umuziki IG Record, yasize indirimbo hanze ebyiri. Yego, nk'ubushize nazivuzeho, iyo uza kubimenya guca bugufi. Urumva ko none yarongeye ashyiramo imbaraga za hatari. Ariko mbere yaho yari yarakoze indirimbo nyine mbere yaho mu myaka yabanje yari yakoze nk'indirimbo yitwa Bukeye Nza, akora n'indirimbo yitwa Mbacira Umugani, ndetse akora n'indirimbo yitwa From Hero to Zero. Izo ni indirimbo ze za mbere akishakisha nk'umuhanzi nyine ukizamuka. Ariko ubu ngubu kuba afite management, arateganya no gushyira indirimbo ye hanze mu minsi iri imbere. Murabona indirimbo ya 3 hanze nyuma y'amasezerano n'inzu itunganya umuziki IG Record. Nibyo kabisa. Ngaho dukubite byibuze tumuvaho dukomeza ku mwanya wa 3. Niki kindi wavuga kuri Biros? Biros icyo namuvuga kuko ni umuntu duhorana misi itandukanye. Biros ni umuhanzi witonda, afite indangagaciro kandi afite rap nziza cyane, rap y'umwimerere. Abantu bakunda rap nyarwanda baza kumva indirimbo ziwe ziri kuri Gakondo Rio Empire. Mugende mukomeze streaming. Niba ushyigikiye umuhanzi wo mu ntara, nyabuneka ntabwo wacika intege gukomeza kumushyigikira. Niba umuhaye na subscribe cyangwa ukareba na views z'indirimbo zikazamuka, iyo ni inkunga nayo burya ikomeye ubumuhaye. Reka twikomereze rero ku mwanya wa 3. Nabonye washyize uwo bita T-Blaze. Muntu ki? Ni muntu ki? T-Blaze ni umusore ufite impano idasanzwe, wakunze umuziki kuva kera. Yego, amakuru naguhaho T-Blaze yize ari Agents Fake Kibogora. Kibogora niho yize ibintu bya PCB na bya MCB. Ibyo bintu si ubimbaza, ariko amakuru ufite nuko nzi ko ariho yize, kandi akaba ari umuntu wakoreshwaga n'impano cyane. Hari ama group yabaga kuko amakuru nashatse, ama group yaririmbagamo y'abasaza yakoraga Kibogora. Nabona cyo kigano T-Blaze aratabyibuka. N'ikindi kintu nakubwira ku T-Blaze, amashow yose yo mu Agents Fake Kibogora niwe wabaga uyayoboye. Yabaga ari at top, yabaga wayoboye. Kandi ikindi nakubwira ku Japanese nako kuri T-Blaze, yegeze kubeshya umunsi umwe. Yego, nimba yarabeshye ko arwaye, kumbe umusore yatereye Kigali gukoresha indirimbo. Reka da, yaturutse ishuri aravuga ati ngereka mbanze nikorera umuziki. Impano yaramukoresheje bati rwose reka ngende gukoresha indirimbo. Ubundi bavuga ko umuziki yo ukurimo uri mu maraso, nyine abari ibintu bikurimo nawe wawucikira. Reka dukomeze. Narakomeza kuri T-Blaze. T-Blaze tukikuvugaho tutarajya ku wundi muhanzi, nababwira n'indirimbo ziwe. Yego, hari indirimbo yakoze yitwa Sebo. Yego, akaba n'indirimbo yitwa Ulala, ku mutima na Forever. Wajya kuri channel yiwe
T-Blaze izo ndirimbo bakazireba ni indirimbo nziza kandi ni umwana ufite impano ni umusore ufite impano ushobora kuzamura ibendera ry'umuziki wo mu ntara ngereka mpanure yego ubuhanuzi uramenye noneho kuri T-Blaze ubuhanuzi uramfashe T-Blaze umwaka utaha yego azagaragara kuri stage yego MTN Wacu Muzika Festival izabera Rubavu. Ibyo bintu uvuze ubw'abanyarwanda ndabivuze wabisubiramo ndabivuze T-Blaze azagaragara kuri stage no muhanzi uzagaragara kuri stage umwaka utaha ariko izabereye Rubavu MTN Wacu Muzika Festival are promoter umuhanzi ugiriye ikizere kingana gutya bise mugirira amatsiko abanyarwandakazi ugende mukomeze mu murebe imiziki ngiye cyo sawa T-Blaze ntazantenguhe nibyo kabisa kuko T-Blaze iziko yashyize indirimbo hanze shyashya y'amashusho ni umuhanzi ufite impano kandi ngiye bubuhanuzi ndabizi buzasohora ngiye umwuka warankoreyemo T-Blaze itegure umwaka utaha are promoter none stage ya Rubavu ni wowe ugomba kuyijyaho nta wundi ni T-Blaze are promoter kambanye noneho umuhanuzira reka dukomeze ku mwanya wa 4 yego umwanya wa 4 nabonye washyizeho uwita Fika Magic Fika Magic ni muntu ki Fika Magic ni umuhanzi nawe ukorera Rubavu ariko ni nawe witabiriye stage ya MTN Wacu Muzika Festival niwe bagira Rubavu niwe waje kuri stage isoza niwe wayitabiriye wo mu ntara niwe wayitabiriye urumva karakomeye cyane ariko ikibazo wenda afite kuri Fika Magic hashize amezi 5 nta ndirimbo duhereza ntibaza nti byagenze gute amafaranga bamuhaye yakoresheje iki yagiye kuyanywera cyangwa sinzi nimba nywa agacupa ariko ino platform yabonye yakabaye yarahita dukubita nk'indirimbo nk'ebyiri z'amashusho ubundi hari audio mashyashya hari ariko abyaza umusaruro aba yahuye n'abahanzi bakomeye abanyamakuru bakomeye hari abagomba guhita bibyaza umusaruro nkanjye nka Magic reka tugire ubutumwa tumugenera nkanjye ongera udukorere imiziki yawe dore irakumbi dukeneye video afite track afite audio track eshanu nibura mu gihe cy'amezi 5 ashize kwakabaye dufitemo nka video nk'ebyiri ariko ngiye nk'umusesenguzi nka ale promoter bino bintu uko nabivugaho wasanga ari ukuntu nyine kujya tugubone stage hari abantu baba byihisha inyuma ugasanga amafaranga yarasaranganyijwe havemo n'amafaranga ya video arabuze umuhanzi ariyo nka 5 gusa cyane amafaranga ya video arabuze ariko bibaye byarabaye gutyo Fika Magic mwaba mwaramuhemukiye tuba dufite nibura video ebyiri z'indirimbo ziwe Fika Magic turagusaba nyine garuka mu muziki dukubita indirimbo dukubita ama video no dushaka ubu ngubu bo tutaramusoza kuri Fika Magic ijambo rimwe reka mbanze vuge indirimbo ze are promoter ngomba kuvuga indirimbo z'abahanzi the best top artist in Western Province ngomba kuvuga indirimbo zabo z'abahanzi tunabafasha kugira ngo bazimenye barebe ko ari abantu bafite impano zidasanzwe arifite indirimbo yita ku mutima afite n'indirimbo yitwa Trust indirimbo yitwa Ayiwe niyo binda n'indirimbo bita Agatroma izo ndirimbo zose ziri kuri channel yitwa Fika Magic banyarukiye bakazireba kandi mu muzamure subscribe turebe indirimbo ze zizamuka to streaming kabisa ubutumwa na Fika Magic Rubavu umeze neza uhagaze neza mufite umunyamakuru mwiza Kidumu Eli mufite umunyamakuru mwiza umunyamakuru Kidumu aho kuri Keti Radio yani Kidumu Eli no akorera kuri Rubavu Rubavu Arabi ni umunyamakuru mwiza ejo bundi ndakora the best journalist in Western Province mujye muri comment mutubwe nimba nabo mubakeneye ndababaha mwabakena mutabakenera nka are promoter ndababahereza ni consistency ngiye nicyo kintu niyemeje twarazamutse nakongera kumanuka kandi kiri natanga message natanga ku busesenguzi bwanjye umuntu promotinga nta mafaranga nkeneye genda ni ibikorwa n'ubutumwa bwiza uri guhamana ni ubutumwa bwiza ushaka kumburesinga nyuma bitewe n'ibikorwa byawe kuko ibikorwa byawe ndebaho ukamburesinga nyuma ukabanga are promoter wantekerejeho burya nakoze nakoze ariko are promoter ako kantu tubwiye bura umuntu mubu muhanza kwaye nk'amadolari 100 akavuga ati are promoter nzamura ibyo bintu ni wabikora njeka nkubwire Adrek yego
amafaranga nayarya ariko ubuntu mfite umwihariko wanjye nk'umupromota ngiye gukora ibikorwa mbivugeho ejo bundi ushobora kuzantangira kuvuga indirimbo 5 za mbere n'indimbo z'i Kigali nkazishyamo 2 z'i Kigali n'izindi 3 zo mu ntara n'indi imwe ya gospel icyo gihe ngewe ni ukuzivugaho bitewe n'ibikorwa kuko hari igihe abapromota bamwe na bamwe bajya amafaranga bakavuga bagashaka gusenya abandi bantu bakanavazana abahanzi batanafite tara ngewe nta mafaranga y'umuhanzi nzarya ahubwo uzamburesinge nakoze ku bikorwa byawe ibikorwa byawe nibyo nzavugaho apara kuvuga ku mafaranga yawe are promota munamuye ku mafaranga ariko are promota reka dukomeze wazayasane ko nabanje gukora reka dukomeze ku mwanya wa 5 yego mwanya wa 5 nabonye washyizeho Kinyaga Brothers ni abasore batoya mu myaka 20 naho ngaho abajenis bafite management batangiye umuziki muri umwaka wa 2025 bafite indirimbo bafite management baba muri Gakondo Empire bafite bafitanye amasezerano n'inzu itunganya umuziki IG Record bakoze indirimbo nyinshi cyane muri iki gihe nyuma y'amasezerano zimwe mu ndirimbo bakoze harimo Mo Bebe harimo Siko byarangiye hakabamo n'indirimbo yitwa Nyungwe is our future harimo n'indirimbo yitwa Ubuzima Sishuwa n'indirimbo yitwa Afia izo ndirimbo zose ziri kuri channel ya Gakondo Rio Empire yamani bajye kuri Gakondo Rio Empire bakomeze barebe iyo muziki mujye muri comment mutubwire ibi bintu dukora mubona tubikora gute dukomeze tubakubite ibi bintu murabikeneye yamani Adreke ngiye navuze ku kintu cyo kuvuga ngo nta muhanzi nkeneye amafaranga yiwe ntiwabyumva neza ntiwegeze ubyumva oya sinanabyumva na gato ntago nabikumvisha ubyumve kuko amafaranga nawe urayakeneye nge amafaranga tuzayabona ahubwo bahanzi Seri Adidech akeneye amafaranga muyamuye kabisa are promoter we yarayagwije yewe narayagwije y'umugisha mumureke rwose ahubwo amafaranga mukomeze muyangezeho kabisa ahubwo ngiyewe icyo nasaba 100 subscribe ndanyurwa kora watching iyi kandi ndanyurwa pe ndanyurwa cyane kuruta kuba wama amafaranga impamvu uri kubivuga ngende umusesenguzi uzi ko ushobora kwigomwa ikintu ejo bundi ukazagira ufite ikimpereho mfite umuntu wo kuvuga ubusesenguzi ejo bundi ntuzagutunga cyane rwose nibyo ngibyo ya Redreke abone iyi ni party 1 abahanzi kuva ku mwanya wa mbere kugeza kwa 5 n'ubusesenguzi nkozeho yego nongera kwibutsa abanyarwanda bose abakora umuziki mu ntara y'Uburengerazuba mu ntara y'Amajyaruguru mu Majyepfo Burasirazuba ubu ni ubusesenguzi bwa are promoter yego nawe ufite ubusesenguzi bwawe banyarwandakazi mujye muri comment mutubwire part 2 turayibazanira ryari murayikeneye mutubwire tubakubite part 2 hano ni kuri Gakondo Rio Empire dukomeze tubabwire mukore subscribe share yari Tsero Adidech the motivator ciao naho butaha turi kumwe Gakondo Rio Empire.